Marco Rubio rero agiyeyo bameze nabo nk'abari mu gahenge. Leta ya Washington na Vatican ugereranyije uko bateranaga amagambo mu minsi ishize bari mu gahenge ubu ngubu nyuma yahaviriye muri runo rugendo yakoreye mu bihugu by'Abarabu bya Maghreb ni Tunisia ni ikihe gihugu kino yavuyemo ejo bundi na Algeria. Urakoze ni nka Algeria yego ariko ngiye no muri Cote d'Ivoire. Icyo mvugira ni Maghreb igihe aza kinjira mu musigiti aho yavugiragamo amagambo y'ihumure yahise urana ko akivina yarekeye aho ngaho ariko igihagararo cyabo kirazwi ko yamaganye ibitero barimo gukora birimo kuba mu gihe turimo kubona amashusho y'Abayisraeli abasirikare ba Israel barimo kwibasira ibikorwa Kiliziya Gatolika yemera amashusho ibikorwa mu by'ukuri bibi cyane bitemewe mu mategeko mpuzamahanga. Marco Rubio rero ntago ari pari hazaragiyeyo Marco Rubio yahinduye idini ubu no mu Gatolika kandi mu Gatolika uri fidele ku idini rye ura kumwoherezayo ni imibare myinshi yarabatijwe buri aragerayo no mu Katolika Catholic Church amakuru mfite ubwo haravuguruzayo ngayo nta kibazo twakwemezayo kuri ariko amakuru y'sources nyinshi zirekana ko Marco Rubio ari mu Katolika. Hanyuma kuba yabagiye guhura na papa rero yaba ikiraro gihuza atandukanye na Witkoff na babandi b'Abayahudi cyaba ikiraro cyiza cy'ubuhuza bwa negotiation hakaba hagiye kwerekana leta ya Amerika ikisaba papa cyane mu kuba wenda bifuza ko yakumva impungenge za leta ya Israel kuri Iran nuclear Iran hanyuma hakaza kwisobanura gutanga ibisobanuro ku byo Kiliziya Gatolika itishimiye ko Vatican ntago ari gupfa kuyigira kuri uko bishaka. Urundi avuga ko ikawa iri mu bintu bya mbere biryoha ndetse kandi binakundwa cyane ku isi bikaba akarusho n'ihuye n'umuntu uzi kwitunganya neza wabyize neza wabihuguriwe. Aro Kigali Specialist Barista niho tuzira dutanga ikawa mu birori byose harimo ubukwe bridal shower uyikeneye kandi mu rugo ufite abashyitsi waduhamagara twagufasha. Si byose akorera ko twigisha gutunganya ikawa guhera ivuye mu murima kugeza igeze mu gikombe yihaye umukiriya. Dutanga kandi certificate uretse n'ibyo ariko dutanga tunakodesha coffee machine ku bantu bazikeneye bose mwaduhamagara tukabafasha. Mu bukwe kandi dutanga abantu bagufasha muri protocol na service. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa se ko dugufasha badusanga kuri 0789 698 317. Kigali Specialist Barista ikazi wacu service niyo yambere ku mukiriya. Reka nongere mbahe ikaze abakurikiye ibiganiro bya Ukweli Times mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose ku isi. Hari abantu mudukurikira muri Kigali ndabasuhuje, abantu muri mu karere ka Kicukiro mwatweretse ko mudukurikiye, hari abari mu ntara enye z'igihugu, hari n'abari mu mahanga, cyane cyane umuntu uri Nairobi ukunda kunyandikira ndamusuhuje. Hanyuma nge nitwa Isa Rurangwa nakiriye bwana Mbonyintwari Ayub. Mbonyintwari nongeye kuguha ikaze. Urakoze cyane Isa. Yego, hanyuma umunsi wawe wiri ute? Umunsi wanjye umeze neza. Mugoroba winjiyemo neza cyane rwose. Hari nanjye meze neza. Abantu iyo batona muri studio ntibamenya amasaha turiho. Ejo nahoze nambaye amadarubindi barambwira ngo nago biri kusa neza ariko no kubera amatara tuba twicayeho ku buhanga bw'ibyuma bavuze ngo ari umuntu uvuze ngo amarinete yakuremo ariko no ibitekerezo byiza ntabwo bazi ko hari n'amatara yo muri studio abantu ntabwo bamenyana twicaye ko hari amatara ifite ikibazo cy'amaso kurinda urumuri ariko nanone buriya yo wambaye ari amadarubindi ntabwo connection yawe na audience bari sawa yarigiye hari n'uwanyandikiye ambwira ngo umunsi wabanje yari yabaye match ya Arsenal ngo waraye mu kabari ngo Arsenal yatsinze ngo byukambaye amadarubindi rero buri wese yajinga uko abishaka ariko bamenye ko harimo amatara ariko ni ikibazo cy'amatara amaso rero kuyarinda bisaba kubashyiraho yego ni nko kureba mu zuba ibingibi yego twinjira mu kiganiro rero ikiganiro cyacu tujyanemo tumaze iminsi tuganira n'abantu kandi bakatwereka ko babikunze n'amakuru abatugeraho kandi tukayazana hano tukayaganira. Amakuru ni menshi ayubu. Mpere kuri Rubio wagiye kwa papa. Rubio yakiriwe na Kardinali, ndaza kumukubwira mu Kardinali amwakira ariko afite gahunda yo guhura na papa. Ariko ngiye cyo nshaka kugusha no ubutumwa bwa boss we President Donald Trump. Ubutumwa yahaye Marco Rubio no ubutumwa yaherereje papa ariko abuha Marco Rubio kugira ngo aze kumuhera papa
ni ubutumwa bwiswe ko ngo ni a simple message, ariko Trump yavugaga ngo it's very simple, ngo nimba byaragushimishije cyangwa bigushimisha cyangwa bikurakaza, yego, ngo icyo nshaka kukubwira gusa ni kimwe, nuko Iran cannot have any nuclear weapon. Ati nicyo nashaka kukubwira, ntabwo nashaka kukurakaza cyangwa kugushimisha, ahubwo nashaka kukubwira ko Iran idakwiriye kugira intwaro za kirimbuzi, ngo kuko uramutse zigize, yanamusobanuriye ngo Iran iramutse igize izo ntwaro, ngo isi yose ngo yaba hostage, yafatwa bugwate. Iran yashimuta isi ikayifata bugwate. Babyita ngo the fear of the unknown, gutinyisha abantu ikintu batazi. Trump rero yasoje ibaruwa ashyiraho ijambo nakunze, iryo ngiye kuvuga si ryo nakunze, iryo nsorezaho. Yego. Ibaruwa isoza ivuga ngo ntabwo ibyo tuzatuma biba nka Amerika, ko Iran ifata isi bunyago, hostage. Ibaruwa rero isoza ivuga ngo that's my only message. Ako niko nakunda, ati ubwo nibwo butumwa bwanjye bwonyine. Ntabwo yambwiye ngo urakoze cyane kwita kuri uha agaciro ibyo tuvuze, bakunda gukunda gusoza avuga. Ubwo nibwo butumwa nari ngufitiye bwonyine, nyakubahwa Papa. Ariko harimo ubwirasi n'ubwishongozi, ariko hakabamo n'ijambo ryiri, urabona icyo. Yego. Vatikani twabivuzeho. Yego. Icyambere intambara itangira Iran na Leta Zunze za Amerika. Yego. Byageze aho natwe abantu tuvuga ngo amadini ari hehe. Ni hano ujya gushakisha buri cyiciro cy'abantu uvuga uti ninde watabara. Haratabara Watani, haratabara World Muslim League, wa muryango w'abihugu by'abarabu n'abayisilamu. Abantu bose babibaza ibintu byinshi. Nta nubwo ari twe twenyine. Yego. Hari abantu bampamagara, harimo no mu meya w'inshuti yanjye, meya w'akarere. Twaganiraga ngo ariko se buriya barabo nta kuntu babwira Amerika ikareka, kubese ubona ko abantu bafite impungenge. Ni Afurika yunze ubumwe iri buze guhagarika ino ntambara. Yego. Nta wifuza ko hari utsinda undi. Icyo ni icyo ni ukuri. Ahubwo hanavuga ngo intambara yahagarara gute. Yego. Twageze aho twibaza rero tuvuga tuti amadini ahagaze hehe. Ese Kiliziya Gatolika yicara tukabona Papa yicaye aganje mu cyubahiro cye. Yego. Akaba abona bica umuyobozi w'idini witwa Yatora, umugenzi we bamwica, yego, uriya musaza wavugaga ko haranira amahoro. Yego. Tukaba twaranabishingiraga kuri wa Papa Francis wabanjirije Leo, wari wavuze ati twamaganye Israel irimo gutera ubwoba Yatora witwa Sistani wo muri Iraq, nawe no mu Yatora ukomeye. Yego. Bari bavuze ngo bazamurasa. Israel bangwa izica Yatora, icyo gihe ubwo byari isi yari tararangiza no kubona ko bishoboka. Yego. Rero Francis yahise abyamagana. Abanga abantu bihaye Imana ntabwo binjizwa mu bibazo by'intambara, ntabwo bahinduka target za gisirikare. Yego. Twabaga rero ngo Leo nawe yakaba yarahagurutse akabivuga, yabikoze atinze. Yego. Yabikoze byarenze ihaniro, ariko byumvikana ko yari agifata umwanya wo kwangaja leta ya Vatikani. Yego. Ikindi twarekanye uburyo no mu intumwa igisonga cya Papa i Teherani cyari cyahunze na kimirwano. Tunabona kirimo kwakirwa na Papa uriho ubu ngubu yo ari we ugiye kwakira Marco Rubio. Leta ya Vatikani nayo yagizweho ingaruka, ariko abantu bari bayitegerejeho icyo igomba gukora, cyane cyane ko noneho Papa uriho ari umunyamerika by nationality. Twanavuga tuti azabasha kurwana n'impande zombi. Niba Trump afashe no muri influence za Trump muri bino myaka, twaravuga Leta Zunze za Amerika no zifashe na Vatikani. Yego. Uko byagenda kose ntabwo wavangwa ari netre burundu no munyamerika. Igiye mugiraho ingaruka, ndetse n'iriya confidence cyangwa superiority Trump amwereka. Yego. Abashaka kumwereka ko ari umuturage we, ko ari hansi y'amategeko ya famille n'ibindi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose rero hakazamo na Papa kwibaza kugira igihagararo nayo nk'umuntu ubwo Vatikani ifite ibyigenderaho nk'amahame adahinduka. Yego. Ntabwo ari ibintu byo umuntu yahindura, ariko umuntu nawe burya ku giti cye agira bimwe influence ku giti cye. Mu minsi yashize rero haje icyo bita mvutani kuvute hagati ya Vatikani na White House. Aho Papa noneho yerekanye ko igihe kigeze cyo kujya ku karubanda akamagana intambara. Yego. Yamaganye intambara, ubutegetsi bwa Vatikani muri Amerika butari agafuka imvugwa rimwe. Bafite amaparuwasi 19,400 muri Amerika yonyine. Bafite ibikorwa remezo, bafite amashuri, bafite imiryango myinshi cyane, bafite papote cyangwa bafite icyo umuntu yakwita barani inama y'igihugu ya Kiliziya Gatolika
ikomeye. Hari ubutumwa twerekanaga Francis n'uyu mupapa bose bagiye boherereza bababwira ko bagomba kwitwararika, kwirinda ibigendanye n'ihohotera ry'ikiremwa muntu no kwamagana intambara no gufasha abatishoboye no kwita ku bantu banyamuke ab'intege nkeya. Ibyo byose twerekanaga ko Kiliziya Gatolika imeze nka opposition kuri Trump, ari threat, ni ikintu atarebesha imvugo indoro yoroshye, ndetse akaba ni na system adashobora gukinisha abaye nzayitsinda, kuko ntabwo azi ko batsindagurana bombi, ntabwo yavanywe iriya Kiliziya ndayitera ubwoba, ibyo Trump arabizi. Ariko Kiliziya nayo irabizi ko Trump imubona nk'umugabo nawe waje rwose ushaka kuba ari mu byahanuwe nawe, imubona nk'ikiyo, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu utoroshye, ni umuntu isi yose ivuga iti icyaduha. Abarabu bo baravuga ngo Trump mushikira, ngo Trump ni ikigeragezo, si bo bazabona hari avuye ku buyobozi akabakinguruka. Icyo gihe rero twabonye Trump papa noneho yeruye, arakura misile za mbere zamagana ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zamagana ubwicanyi. Amerika nayo irasubiza, batangira kumutera n'ubwoba, atsimbarara kuri icyo kintu. Paka avuga ko Kiliziya Gatolika idashobora kwihanganira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo tuvuga ngo yaje atinze, mu by'ukuri ibyangirika byamaze kwangirika, ariko byibuze yerekanye igihagararo cyabo. Marco Rubio rero agiyeyo bameze nabo nk'abari mu gahenge. Leta ya Washington na Vatican ugereranyije uko bateranaga mu magambo mu minsi ishize, bari mu gahenge ubu ngubu, nyuma y'ahaviriye muri runo rugendo yakoreye mu bihugu by'Abarabu bya Maghreb, ni Tunisia, ni ikihe gihugu kino yavuyemo ejo bundi? Na Algeria. Urakoze, ni nka Algeria yego, ariko ngiye no muri Cote d'Ivoire. Icyo mvugira ni Maghreb, igihe aza kwinjira mu musigiti aho yavugiragamo amagambo y'ihumure, yahise urabona ko akivina herekeye aho ngaho, ariko igihagararo cyabo kirazwi ko yamaganye ibitero barimo gukora. Birimo kuba mu gihe turimo kubona amashusho abasirikare ba Israel barimo kwibasira ibikorwa Kiliziya Gatolika yemera, amashusho ibikorwa mu by'ukuri bibi cyane bitemewe mu mategeko mpuzamahanga. Marco Rubio rero ntabwo ari pari hazaragiyeyo, uriya Marco Rubio yahinduye idini, ubu no mu Gatolika, kandi mu Gatolika uri fidele ku idini rye, buriya kumwoherezayo ni imibare myinshi, yarabatijwe buriya aragerayo, ni umukatolika, Catholic Church. Amakuru mfite ubwo haravuguruza ayo ngayo nta kibazo twakwemeza yo kuri, ariko amakuru y'isose nyinshi zirekana ko Marco Rubio ari umukatolika. Hanyuma kuba yabagiye guhura na papa rero, yaba ikiraro gihuza atandukanye na ba Witkoff na babandi b'Abayahudi, cyaba ikiraro cyiza cy'ubuhuza bwa negociation. Hakaba hagiye kwerekana leta ya Amerika ikisaba papa, cyane cyane mu kuba wenda bifuza ko yakumva impungenge za leta ya Israel kuri Iran, nuclear Iran. Hanyuma hakaza kwisobanura, gutanga ibisobanuro ku byo Kiliziya Gatolika itishimiye, ko Vatican ntabwo ari gupfa kuyigira kuri uko bishaka, uko yiboneye. Hakaza no kuba habonekamo wenda declaration yerekeranye n'icyitwa de-escalation, kumanura pressure zikagabanyuka. Bambwira bati rwose nyir'ubutungane tugiye gusinyana na bari abantu, hari ibitwaro bafite bishobora guteza ibibazo, turabemeza ko tukiri committed kuri values zo duhuriyeho, hari indangagaciro bahuriyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ko bahuriyeho, zitwa uburenganzira bwa muntu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Vatican niyo ntabwo yemera ikoreshwa ry'intwaro n'ibiturika mu gukemura ibibazo bibangamiye umutekano mpuzamahanga. Bo bavuga ibiganiro, dialogue. Icyo bavugiraho rumwe ni dialogue, iby'intambara iyo bije Kiliziya yitandukanya nawe mugahurira mu bindi. Ni icyo ngicyo navuga urugendo. Urumva rero Marco Rubio yamaze kugera ni Vatican, aho yakiriwe na Archbishop Peter Rajic. Peter Rajic yamwakiriye, afitanye audience na papa. Urumva afite n'ubutumwa bwa Trump ashyiriye papa, ubwo papa nawe afite ubutumwa ari bumuha asubiza Trump, nk'uko bisobanuye. Ndumva n'urugendo ruri buze ko rufite icyo rusobanuye muri politike y'aka kanya turimo y'intambara turimo za Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi unyemerere uyu munsi ngaruke no kuri Netanyahu, nawe watanze ijambo rye aricishije ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze ko nta muteroriste cyangwa ukora iterabwoba ngo ufite ubudahangarwa. Bavuze ngo nta budahangarwa ku muntu wese ukora iterabwoba, ngo umuntu wese uzagerageza kuzana
iterabwoba kuri leta ya Israel cyangwa threat kuri leta ya Israel ngo amaraso ye azayabazwa uwo muntu nyir'ubwite azirengera ingaruka on his own head. Icyo kivuze Netanyahu afite pressure afite pressure yo kuba igihe abandi bagabo abandi baperezida barimo kwemeranya cyangwa barimo kuganira izindi leta ndavuga zino zo mu karere kabo na leta zunze ubumwe za Amerika barimo kuvugana umuryango mpuzamahanga utegereje amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ariko akaba kigaragara nk'umuntu nkaho nta cyabaye nicyo yasubizaga buriya mu ijambo rigufi urabona ko hagezweho kuvuga ibintu bike yego avuga kuri yakarekeraho ubwo abandi bakisobanurira ubona ko na Trump yavuze ngo icyo twashakaga no guhagarika Iran idafite nuclear arekeraho nawe ubwo no bangu ibintu byose bigomba kuba bituruna hejuru y'iyo ngingo na Netanyahu rero nicyo ngicyo buriya yego yes turi kuganira rero na Ayubu Mbonyintwari kandi turi kuganira ku makuru agezweho yego uko tumaze iminsi twitegura umunsi Uburusiya bugiye guserebura insinzi yo guhagarika intambara yego ya kabiri y'isi yose nubwo arabonye numva yita ngo ni intambara y'Uburayi ko ariho yabereye ariko ko Uburusiya bwakoze akazi Stalingrad gakomeye buhagarika intambara bupfusha abantu benshi ejo bose bigarukaho ya kabiri y'isi yego bari hafi miliyoni 40 hafi miliyoni 40 konfirme ni 27 yego Hitler zicyahoza ari leta zunze z'abasoviyete ntabwo ari intambara yose ni benshi cyane urumva rero barateganya kwizihiza umunsi mukuru bakora karasisi kadasanzwe na nitugira amahirwe tuzabona amashusho yako tukabereke ariko barikanga ibitero bya drone za Ukraine ndetse ubu ngubu bamaze no gushyira uziko bari bavuze cessez-le-feu y'iminsi kugeza ku itariki 9 yego ariko cessez-le-feu yaranze yego ubu rero bakoresheje strategy yo gukuraho internet ku matelefone yego kugira ngo birinde ibitero bya drone ko bavuga ko ubuyobozi buvuga ko ngo izi drone zikoresha internet ariko mu Burusiya hari ibibazo harimo ko icyo nicyo uvuze hari kwikwangwa sabotage ya Zelensky ashobora kuza kubangamira ibikorwa bigendanye no kwizihiza iyo sabukuru yo gutsinda abanazi ariko harimo n'ikibazo kirimo guhibiswa cya kudeta kudeta yo mu Burusiya yego urumva rero ko Putin nawe ari mu bibazo Putin rero icyo byaba bihatse ari ikintu kimwe Putin ntago afite intambara ikomeye y'indani abahanganye nabo bidasanzwe uko no kuri yego ntibiba bibuze ariko ntago afite stress ku buryo bwo afite pressure ya politike mu gihugu ahubwo icyakwitwa kudeta cyashakishirizwa no ko yabanye n'ibihugu byo mu burengerazuba ushaka kumukuraho kuko Putin ni inkingi ya mwamba y'Uburusiya Putin nubwo yagerageje kubaka byose ariko aracyakomeye aracyubakiyeho aracyari fountain of honor yego niwe Uburusiya bw'uyu munsi bugishingiyeho cyane ku rwego rukomeye ku buryo kumukura mu Burusiya byaba ari ukugabanya ingufu z'Uburusiya ku rwego rufatika uyu munsi uko ibintu bihagaze uwabigiramo inyungu rero warebera hagati y'abanyabihugu byo mu burengerazuba cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko aho wamurika cyane aho washyira angle yawe wareba uko Uburusiya bwaba buteganya nuko bugihagaze ku kibazo cya Iran nabyo byazamo buriya niba bwaranze kugambanira Iran no kuyigurisha bikaba byaba bivuze ko Putin must go yaba ariyo option kuri Israel iki kikumvikana tuvuga ngo Israel ntishobora kwihanganira ikintu cyatuma Putin ahagarara kuri Iran byanyabyo ahubwo Israel yakwishimira nuko Putin yajya hagati cyangwa se agakina Iran ibyo uzakayigurisha kuri Amerika niba rero Putin yarakoze icyaha cyasakirirego cyo kujya kuri Iran yego pressure yazamuka ako kantu kakongeraho agakiragishwa ka pressure kuri Putin ibijyanye na pressure y'igihugu politike n'indojya muri Kremlin zatorwa burundu azasimburwa na Medvedev wenda mu yindi manda ibyo ni bisanzwe urebye n'icyo ngicyo kuko Kremlin bayibajije impamvu yakuyeho internet ni ikijyanye na security ariko atari na drone oya ikibazo cya Ukraine gishobora gusaba kudeta havuzwemo
Putin afite ubushobozi bwinshi cyane bwo kuba yashyira Kiev kuri defensive, ashobora kuba arasa kuva uyu munsi kugeza celebration zirangiye, ashobora no gukora ibirengeje ibyo umuntu atakwatura kuri televiziyo, ariko nyumva ariko igikomeye cyane nawe iwe ntabwo birishyashya afite inzego ze z'ubutesi za mbere. Ejo navuze ngo M16 buriya ni MI6 y'Abongereza. Umuntu arambwiye ngo ukunda M23 niyo mpamvu ushaka kubihuza, kuko nangiye kubihuza. Rero MI6 y'Ubwongereza yaba Russia nayo irakomeye cyane ubutasi bwabo, ngo nubwo ari KGB, ni KGB uriya uko ari n'umukozi wabo wacyuye igihe. N'abantu batakinishwa, bafite ubutasi bwagiye mu butaka bw'isi bujya no mu kirere, ku buryo kumbwira ko wapfa kumukorera kudeta nabyo ntabwo byoroshye. Hari abarimo kuberamo intambara nyinshi cyane n'imibare myinshi ya politike n'ubugambanyi n'iki, ku buryo kubimenya neza ikibyihisheho gusa ariko ariyo ronto mu minsi ishize twagiye tubona abajenerali baturikirizwa mu modoka muri Moscow, kumva ngo generali imodoka ye itezemo igisasu kiraturitse. Yego, abantu bakibaza bati ni Kiev ibikoze cyangwa ni imbere mu gihugu, afite kubyo atumvikanagaho na boss we. Ziriya ni leta zubakiye ku butasi, yego, zashinzwe ku butasi, zibereyeho ku butasi, zizakomeza kuresista ku butasi. Ibyo bigumaho rero, babihamo imibare myinshi cyane. Yego, nabyo byo kwizihiza umunsi w'intsinzi abatsinda abanazi, haba hajemo no kongera gukanga abanyaburayi, kubereka ko iyo batabaho bari gushira. Haba hariho kwereka OTAN ko bagihari. Tuzareba na parade yabo igombe kuba izaba irimo, izaba umwanya wo gukanga, tuzayiganiraho mu buryo yabaye muri icyo gihe birimo kuba. No kwerekana ubukaka bw'Uburusiya ko bugihari, ariko hagati aho bakarimo kubivuga Ukraine yarababereyeho mu kirenge. Yego, ntago bayitsinze nkuko bari babyiteganyije. Nicyo ngicyo nabivugaho yise. Yego, hanyuma reka noneho tuvuge no ku Bushinwa. Ubushinwa babonye ko ari abaminisitiri babiri bahoze ari ba minisitiri b'ingabo bakatiwe rwo gupfa, witwa minisitiri Wei Feng na Li Shangfu, bombi bahoze ari abaminisitiri b'ingabo bakatiwe rwo gupfa. Hanyuma bari bamaze imyaka 2 birukanywe mu ishyaka ry'abakomunisite biyoboye Ubushinwa, bashinjwa ibyitwa ngo violation of discipline. Yego, ako iki cyaha cyagucisha umutwe. Umva discipline ya gisirikare ushobora kumenya iyo bavuze ko ni serious violation. Ni serious, babakatirwa gupfa. Babakatirwa gupfa. Ibihugu bya Aziya by'abakomunisite by'umwihariko bashinwa ntago bashyiramo imiyaga kugeranya n'umutekano. Nta miyaga ku by'umutekano. Iyo uzarebe na North Korea y'Amajyaruguru, bavuga ko yigeze gushumuriza nyirarumimbwa. Hariho bigeze ngo kuzirika kuri misile barayohereza. Ntawe uzi aho yamutaye. Yego, bamurashishije rokete. Yego, no kuvuga ngo igishoboka cyose barakigukora cyane cyane kugeranya n'umutekano n'Ubushinwa. Nuko abo baminisitiri ntago ari seriya, ngo bavuze ngo ni ibibazo bya discipline nyine n'ibyo babaketseho kuba bararimo gutatira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'abanzi. Yego, birashoboka cyangwa ntibishoboka. Ushobora no kutabikora ubishaka, wenda ukaba wakora amakosa ajyana guha umwanzi amakuru, bikaguhama. So ibyo rero niko bimeze. Ubushinwa buri mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibihoraho, bizahoraho, baratatana nyine uko twavugaga. Bari mu ntambara nyinshi cyane, nyinshi. Urumva minisitiri w'ingabo ari umuntu wo hejuru. Aba ari umuntu wo hejuru. Nibyo niko bimeze. Ubwo Wei Feng na Li Shangfu tuzamenya igihe bazamanikirwa, ariko yego, urukiko rwamaze kubakatira urwo gupfa. Uribuka ibintu twigeze kubona ngo by'ibipupe yigeze kugaragara hejuru ya leta y'ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri zimwe muri za leta, bakavuga ko ari Ubushinwa ngo bwari bwabyohereje, bagasanga ari byo kuneka. Izi za spyware nubwo bafitanye ubushuti ariko baratatana cyane ku buryo umwe aciye undi rwaho yamuhita. Ureka ko n'umuyobozi wa telefone za Huawei, ibikoresho by'ikoranabuhanga bya Huawei, yigeze gutabwa muri yombi muri Canada, ashinjwa koherezayo devices zineka Amerika na Canada. Cyane Ubushinwa niba buneka Afurika. Afurika koko bashaka kuneka abayobozi bacu bari mu nama, urumva bareka kuneka Amerika. Biriya bintu hari igihe mba ntumva ukuntu rwose abayobozi bakwicara ahantu Amerika
Ubushinwa buri kumva ibyo bavuga. Ntabwo ikibazo ari ukumva gusa oya iyo bavuze kuneka hari gutwarana batwara amadone y'ibanze za data zose zishoboka. Yego. Hari kuba bavuga bati turabakurikirana imyanzuro yabo ubundi iyo bavuga off camera ni ibiki. Yego. N'ibindi byinshi. Kandi ubona ko cyangwa ku influencing ibyo bavuga. N'ibintu byinshi biri muri ibyo harimo n'ibyo bitari ngombwa ko tutanazi. Yego. N'ibindi nk'ibyo. Ariko Ubushinwa nabwo buri muri ibyo bihugu. Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Israel, Iran ni ibihugu biri mu ntambara. Hari ibindi bidafite ibibazo. Bari ibihugu byibereye aho ngaho nka ziriya bihugu byo muri leta z'Abarabu buri yajyaga byiberaho. Bibona igikorwa remezo kikaza kije cyangwa ibihugu byo muri Scandinavia za Norvege. Ni ibihugu byiberaho mu mahoro n'umutekano ahubwo. Ya mvugo nibo igikoraho bonyine. Cyangwa ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo zitwa za Eswatini za Botswana, za Namibia. Takuva ngo hari inyeshyamba zaje zirabatera baheruka intambara zo kwirukana Abaportugal n'abandi bantu ku byo gihe ariko ubu bakaba bacecetse. Bameze nka cya kiyaga bya biyaga bijya bibaho bituje. Cyangwa igihugu cya Australia sinjya numva nimba uko kiba cyonyine. Australia kirimo kubakwamo submarine ya NATO nini cyane nini. Ifaranga byinshi cyane NATO irashaka ko ariho hazaba hambere. Nuclear submarine ifite facilite za nuclear nyine. Yego. Izaba iremereye. Icya kabiri bo bari muri NATO. So bahora mu ntambara rero. Guhindura abasirikare rero ngo umunsi basimbuje abasirikare. Urumva bihoraho. Na budget yabo iragenda nawe ya GDP nayo izagenda. Yego. Reka dusoreze mu by'iwacu. Iby'iwacu siko tusigaye tubizana muri tujyanemo kugira ngo dusoze tugize icyo tuvuga ku by'iwacu. Iby'iwacu rero hano hari amafoto nahoze mbona. Abadukurikiye nabo barayareba. Nyina n'amacumbi yabonetse. RSSB yashyize amacumbi ku isoko. Ngo icumbi ry'ibyumba 2 na salo ngo rirabagura $80,000 yonyine. Ngo riketa ari biryo Burundi. Nahoze mbona abantu bavuga ngo umuturage ukeneye icumbi ngo ufite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga $80,000 ngo ku nzu y'ibyumba 2 na salo ngo ni bangahe. Ayo macumbi tubwire neza ikibazo kirimo n'iki. RSSB nta kibazo kirimo. RSSB yashyize amazu ku isoko. Yego. Ari kwishyura igiciro abaturage ku social media bavuga ko igiciro ngo kitari affordable. Nibareke kuyagura. Ariko RSSB nayo ikavuga ati tubazaniye amazu meza kandi yamaze. Ntago ari ukudikampinga RSSB abantu babona ahenze bayihorere. Nibareka se RSSB igomba kandi uzi ko ibitse amafaranga. Amafaranga RSSB ishora n'abazagaruka kwishyura abantu bizigamiyemo. Igihe rero yashora ahantu hatunguka n'ubundi abantu bizigamiye nibo bazahomba. Ubundi si gibaha dividende y'amafaranga yagize inyungu yabonetse. Ariko njya mbona isohora raporo zizo ko yungutse cyayahombye. Uburyo yaca ariyo yasize uriya tuwango hari ikigize. Hari ikiziyongeraho cyane gukipinga. Icyo mvuga ni imibare minini. RSSB yakora ibyo ishinzwe gukora nka mandate yo kubika ubwiteganyirize bw'abakozi bw'Abanyarwanda, sibyo? Guhuzwa kwayo na mitiwere ni ikintu cyiza wavuga. Amafaranga yayo iramutse yashyizemo investment nini zituma Abanyarwanda babasha kubona ibibone icyo babashaka kuvugaho. Abagenerwa bikorwa babasha kubona ibyo bakeneye ku kiguzi gitoya. Iyo kibaye kinini rero murabyihorera. Ariko injira mu bibazo financier by'igihombo n'ibindi nayo ikabibazwa. Ariko ibigendanye icyo nshaka kwerekana no kuvuga ngo umuntu wese akwiye kumenya ko ari byo ushoboye n'ibyo udashoboye. Yego. Ni $80,000 ibyumba 2 na salo ugasanga ibintu bihwanye n'amafaranga yayo. David bireke. Yego. Ariko abantu bakeneye aho gutura kandi abafite ubushobozi bwo kububakira nizi za RSSB nizo zifite amafaranga investment afatika. Igihe byavugiwe iki kintu kibaze nka scam. Impamvu mbikubwira imyaka 10-15 bavuga ngo umujyi wa Kigali ufite ibibazo. Ufite shortage y'amatora ku mujyi tutagiye mu yindi mijyi n'indi yushamikiyeho yunganira. Tukaba bivugwa ngo aba intervena muri real estate abashoramari baze leta ishyira amafaranga. Leta nta mafaranga bavuga ifite uretse kuba nka RSSB. Yego. Ndaguha urugero nyakubahwa perezida wa Repubulika yagiye asubiza kenshi cyane ko leta yeterivena na kenshi abashoramari badashaka kujya. Yego. Bitewe nuko yo ibivuga itireka twerekana ko bishoboka. Icyo nicyo. Sibyo? Abagiye bayobora rero RSSB
bakoze ikosa rikomeye cyane ryo kutagendera kuri uwo mujyo kakaba tubona imidugudu ya miliyoni hasi zifatika nubwo n'ubundi ntayo bavuga ngo abanyarwanda bango niyo make ariko byibuze hagati ya miliyoni 30 kavuga umuntu arayihabwa na 40 mu myaka 5 icuma zabarangije sibyo ukurikije uko ibiciro bigenda bizamuka ntabwo twigeze tubona RSSB koko ye ishora ku byo twavuga by'abantu ahubwo wenda kiba kibabaza abaturage bavuga naho bavango ngo ko affordable houses kuri miliyoni 80 ukibaza icyo gihugu abo bantu babamo niba barimo kuvugira u Rwanda tuzi tubona cyangwa bavugira urwejo next generation ni icyo ngicyo ariko icyo nanjye nabwira abo baturage cyangwa abakiriya ikintu gihenda utagishoboye urakireka ko nabo bakora iki soretse kuki urakihorera ukanaceceka nyiracyo akabura ukigura gusa icyifuzo wenda cy'abantu batandukanye nuko izi nzu zashyirwa ku biciro izindi apana kuko cost yazo buriya yarangije buriya cost yazo ibigera muri aya mafaranga igiciro kigenwa na cost niba rero baba barashoye bahenzwe baba barubatse bahenzwe bakagurisha nabo bahenda niba ari nabyo ko 80 sinzi ko azubakisha ibyumba 2 na salo miliyoni 80 yego ariko ugomba kunguka wenda wubakishije 60 40 zakubaka inzu buriya materials zigize icyarimo n'ikibanze ikibanze cy'Ikigali se cyo kigena agaciro kuri kamera urumva reka two kugena ibiciro by'imari itari yacu gusa kiba kiriho nuko bari inkuru iri kuvugwa n'abantu batanga ibitekerezo RSSB ni ikore kandi icyuho gihari gikeneye ingamba zirenze ibintu bya social media na public relations hakeneye ko amafaranga afatwa menshi ashoboka bakubaka inzu mu buryo buri massive bunini bufatika urebye na ya projet twasuraga cyagiye umujyi wa Kigali cya hafi uhanyuze ndayahasura kenshi speed hari ni hafi ya ntayo speed hari gute umuvuduko wo kubaka wo kubaka nabonye baratangiye izindi hepfo ariko zikanga babayede batatu n'abafundi babiri ari nkaho umuntu ntabwo arabibonye nanjye narabibonye buhamya mwiza nabibonye ntabwo ari speed y'ibibazo demand hari ni urugero dutanga so RSSB bikwiye gukora projet ziri massive ngo igihumbi zuzuye ibihumbi 3 byuzuye kuko currency hari cyangwa shortage hari y'imiturire irengeje wavuga nka 300 kwijana ibikenewe so umuduko bariho rero twujuje utuntu 70 nizingahe izo ngizo izi nzu zingahe ndaza kureba mibare neza yandika muri description nubwo abangwa ni nyinshi par rapport y'izari zihari ariko hakwiriye gukorwa kuko ngira ngo hanubatswe inzu nyinshi nibwo n'igiciro cyagabanuka kuko gukemura ikibazo gihari demand hari birasaba kubaka nyinshi kandi zira affordable nyine tamuzi zikoroshwa yego ariko RSSB ntabwo yagize ifasha abanyarwanda mu kubona aho batura ntabwo irabigera oya icyo nako kuri niba ushaka kongera icyo mu ijambo rimwe reka tunasorezaho yego nkushimire cyane urakoze cyane nishimirira abantu bari badukurikiye abantu bakomeje gukanda kuri subscribe dufite gahunda yo kuzuza 140 byibuze muri uku kwezi hanyuma ariko kandi bajye ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zo zishyira amakuru menshi aruta tuba twavuze ko zo updating buri kanya kuri Twitter ni Ukweli Times Media kuri Instagram ni Ukweli Times Media kuri Facebook ni Ukweli Times Media na website yacu yandika www.ukwelitimes.com yaba mu Kinyarwanda no mu Cyongereza no mu Giswahili nubwo kikigenda gake ndabashimiye rero ibihe byiza bari badukurikiye ubundi avuga ko ikawa iri mu bintu bya mbere biryoha ndetse kandi binakundwa cyane ku isi bikaba akarusho n'ihuye n'umuntu uzi kwitunganya neza wabyize neza wabihuguriwe Aro Kigali Specialist Barista niho tuzira dutanga ikawa mu birori byose harimo ubukwe brodo shower uyikeneye kandi mu rugo ufite abashyitsi waduhamagara twagufasha si byose kubera ko twigisha gutunganya ikawa guhera ivuye mu murima kugeza igeze mu gikombe uyihaye umukiriya dutanga kandi certificate uretse n'ibyo ariko dutanga tunakodesha coffee machine ku bantu bazikeneye bose mwaduhamagara tukabafasha mu bukwe kandi dutanga abantu bagufasha muri protocol na service ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa se ko dugufasha badusanga kuri 0789 698 317 Kigali Specialist Barista ikazi wacu service niyo yambere ku mukiriya